tubaye ikaze kuri Media TV inshuti bakunze bacu mu kiganiro rw'igiro rw'amateka. Uyu munsi murakaza neza mu iterambere ry'ikoranabuhanga kuva mu myaka kera kugeza magingo aya. Mu gihe isi yagiye ivugururwa, uburyo bwo guhanahana amakuru nabo bwagiye butera imbere, bugera ku rwego rwo gufasha abantu kugera ku bumenyi n'ubuhanga buhambaye. Bivuye ku ntangiriro za radio, kuri televiziyo n'itumanaho rya telefone. Radio na televiziyo byahinduye ubuzima bwa benshi, bitanga ubumenyi n'ubwenge, kandi bikaba igikoresho gikomeye mu kwimakaza umuco no gukangurira abantu gusobanukirwa neza amateka yabo. Uhereye ku ijwi rya radio rishya ukageza kuri televiziyo ikwirakwiza amafoto n'amashusho y'ingenzi. Turi hano kugira ngo tubereke ishusho y'ivuka n'iterambere rya radio, kandi dufatanye umwanya wo kwigira hamwe ku cyerekezo cy'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Tubahaye ikaze. Mbere y'imyaka 3000 mbere y'ivuka rya Yesu, bivuze yuko hashize imyaka 5000 abantu bakoreshaga uburyo butandukanye bwo gutanga ubutumwa no kubika amakuru. Nubwo batari baragira inyandiko nk'iyo tuzi ubu ngubu, dore uburyo bw'itumanaho bakoresheje muri icyo gihe. Uburyo bwa mbere bakoresheje ni ishushanyambuga, cyangwa se ibyo bita pictograms. Abantu bashushanyaga ibintu bifatika ku mabuye, ku biti cyangwa ku nkuta z'imyobo babagamo. Urugero ni ibisigazwa byahitwa muri Lascaux Caves mu Bufaransa, byakozwe hafi mu 17 mbere y'ivuka rya Yesu. Uburyo bwa kabiri ni ibimenyetso by'imisaraba n'ibishushanyo, cyangwa se ibyo bita petroglyphs. Muri iki gihe abantu batekerezwa ko bandikaga ibimenyetso ku mabuye bigaragaza igitekerezo cyangwa igikorwa. Uburyo bwa gatatu ni ibimenyetso by'ishusho rusange, cyangwa se ibyo bitaga ideograms. Aho gukoresha ibishushanyo bya nyabyo, abantu batangiye gukoresha ibimenyetso bisobanura ibintu runaka. Uburyo bwa kane ni itumanaho ryo kuvuga no kwibuka, ibyo bita oral tradition, aho abantu batari bafite uburyo bwo kwandika amakuru yatangwaga binyuze mu buvanganzo, indirimbo, imigani n'inkuru zabaga zikwirakwizwa mu muryango. Uburyo bwa gatanu ni ibimenyetso byihariye by'ibihugu by'ubwami bwa kera. Muri Afurika nk'Abanyamisiri na Sumeri batangiye kugira inyandiko zishingiye ku bimenyetso bigaragaza amajwi n'ibitekerezo, cyangwa se ibyo bitaga logographic writings. Mbere y'uko radio ibaho, abantu bakoreshaga uburyo bwo gutumanaho nk'inyuguti zanditse, ibaruwa, impuruza cyangwa se isakaza amajwi za kera, ibyo bitaga megaphones. N'ubundi buryo bwo kohereza ubutumwa gusa. Ubwo abantu batangiraga gukoresha amashanyarazi, abashakashatsi batangiye gutekereza uko ubutumwa bwakoherezwa nta mukandara, cyangwa se ibyo bita wireless. Intambwe ikomeye ryo kohereza ubutumwa butagira insinga yaturutse kuri James Maxwell, umuhanga mu bugenge w'umunya-Ecosse. Uyu yahimbye igitekerezo cy'imiraba cya electromagnetic mu myaka y'1860. Maxwell kandi yagaragaje ko amashanyarazi, cyangwa se ibyo bita magnetism, urumuri ndetse n'ubushyuhe byose ari igice kimwe cy'imiraba ya electromagnetic, kandi bigenda mu kirere ku muvuduko w'urumuri. Uyu muvuduko ukangana n'ibirometero 300 ku isegonda. Yongeye gukekeranya ko igice cy'iyo miraba cyaje cyitwa imiraba ya radio, cyashoboraga kwifashishwa mu kohereza ibimenyetso bivuye aho byoherejwe bikagera aho byakirirwa. Icyakora Heinrich Hertz, umuhanga mu bugenge w'Umudage, niwe wemeje iyo nyigisho mu myaka y'1880. Yakoze igikoresho cyoroheje cyatumaga umuriro usimbuka mu cyuho gito kiri hagati y'udupira tubiri tw'icyuma. Uwo muriro kandi watezaga imbere imiraba yoherezwaga mu kirere. Biba ubwo bwa mbere handitswe iyoherezwa ry'iyakirwa ry'imiraba ya electromagnetic. Ibigerageza bya Hertz byagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'itumanaho ridacomekewe ku nsinga. Radio yabaye umuyoboro mugari mu myaka y'1920, ariko ikoranabuhanga ryayizamuye ryari rimaze imyaka myinshi ritera imbere. Telegraph niyo yabaye intangiriro y'ikoranabuhanga rya radio, ikaba yaravumbuwe mu myaka y'1840. Ubushakashatsi bw'umunyamerika Samuel Morse yakoze uburyo bwa mbere bw'itumanaho ry'amashanyarazi, aho ubutumwa bwoherezwaga buciye mu murongo w'insinga. Uyu Samuel Morse yakoresheje kode yizwi nka Morse code, ihuza utudomo n'utuzereri, bikaba byari bishushanya inyuguti
kandi mu 1844 uyu Samuel Morse yashyizeho umurongo wa telegrafu hagati ya Washington DC na Baltimore. Mu 1861 imirongo ya telegrafu yari imaze kugera ku nkombe y'inyanja, naho mu 1866 hashyizweho umugozi wa mbere wa telegrafu wambukiranyaga inyanja Atlantic. Mu mwaka wa 1894 Guglielmo Marconi, umunyataliyani w'imyaka 20 wigishije ubwe, yasomye ubushakashatsi bwa Hertz maze yumva ko kohereza ubutumwa bwihuta cyane ku ntera ndende byari bugira uruhare rukomeye mu itumanaho ry'icyo gihe, mu gisirikare ndetse no mu bwikorozi bwo mu mazi. Telefone na telegrafu byari bifite ikibazo cy'insinga, bityo Marconi yagerageje gukora uburyo budakoresha insinga. Yakoresheje igikoresho cya Hertz akagihuza na telegrafu ya Morse kugira ngo abashe kohereza ibimenyetso bya Morse code nta nsinga. Yasanze kandi gukoresha grounding cyangwa se guhuza icyuma cyohereza n'icyakira n'ubutaka byongera intera ubutumwa bushobora kugeraho. Mu 1897 i Londres mu Bwongereza, Marconi yashinze sosiyete yitwaga Marconi Wireless Telegraph Company. Uwo mwaka yohereje ubutumwa bwa Morse code mu kirere bwambukiranya inyanja y'Abongereza kugera mu Bufaransa, naho mu 1910 akaba yaragejeje ubutumwa bwa radio ku nyanja ya Atlantic. Nubwo Marconi yaba umuvumbuzi w'ikirangirire, yarebye radio nka point to point communication ahita ari fatwa nk'umuyoboro mugari, yagizwe se wa radio cyangwa se father of radio. Ariko n'umuhanga w'Uburusiya Alexander Popov, umwarimu wa fizike i St Petersburg, nawe yari amaze gukorera ubushakashatsi nk'ubwe. Muri Gicurasi 1895 uyu Popov yemeje ko yabashije kohereza no kwakira ibimenyetso ku ntera ya metero 600. Igitekerezo cyo kohereza amajwi n'umuziki ku ntera ndende cyatangiye mbere y'iterambere rya radio. Mu mpera z'ikinyejana cya 19 sosiyete ya radio ya Alexander Graham Bell yatangije serivisi yo guha abantu umuziki biciye kuri telefoni mu mijyi ikomeye. Mu 1916 David Sarnoff, umukozi wa American Marconi, yanditse inyandiko yiswe Radio Music Box Memo igaragaza ko radio yabaye igikoresho cy'ingenzi mu ngo, nkuko byari bimeze ku kinyamakuru n'ibikoresho by'umuziki. Yaragize ati, igitekerezo no gushyira umuziki mu ngo hifashishijwe radio. Igikoresho gishobora gukorwa n'ishusho ya radio Music Box, gifite uburyo bwo guhindura imirongo y'ibiganiro. Gusa iterambere rya radio ryatinze kubera amakimbirane y'uburenganzira bw'ivumburwa nyuma y'intambara mbere y'isi yose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahatirije sosiyete zitandukanye nka American Marconi, General Electric ndetse n'iyitwa American Telephone and Telegraph kwihuza bagakora Radio Corporation of America cyangwa se byo mu mpindu bitwa RCA. Sarnoff akaba yaragizwe umuyobozi ushinzwe ubucuruzi muri RCA. Ku itariki ya 27 Ukwakira mu 1920 radio yahawe icyangombwa cya mbere cy'ubucuruzi muri Pittsburgh muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ya 2 Ugushyingo iyo radio yakoze igikorwa cya mbere cyo gutangaza amatora ya perezida, aho hatangajwe intsinzi ya Warren G. Harding. Transistor yavumbuwe na Bell Laboratories mu 1947 yari igikoresho gito cy'amashanyarazi cyashoboraga kwakira no kongera ubushobozi bw'ibimenyetso bya radio, ariko kikaba gikoresha n'ingufu nke kurusha vacuum tubes kandi kikaba cyoroshye guhenda. Mu mwaka wa 1953 i Texas cyangwa se yitwaga Texas Instruments yatangiye kugurisha transistor radio, naho mu 1957 Sony yashyize ku isoko pocket radio. Nyuma ya 1960 ijambo transistor ryatangiye gukoreshwa risobanura radio nto itabasha gutwarwa. Ibi byatumye radio ishobora kugeraho televiziyo itageraga, nko ku macanga, mu biro, mu byumba byo kuraramo no mu modoka nshya. Mu mwaka wa 1920 KDKA, radio ya mbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangiye gutambutsa ibiganiro by'amajwi, ibyo bita broadcasting. Mu mwaka wa 1926
National Broadcasting Company iyo bita NBC yashinze televiziyo, ariko radio yari igikora. Mu mwaka w'1930 Columbia Broadcasting System cyangwa se mu mpine byo bita CBS yatangiye gutambutsa ibiganiro binyuze kuri radio. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, ubwo no guhera mu 1939 kugera mu 1945, radio yabaye igikoresho gikomeye cyo gutangaza amakuru ajyanye n'intambara. Iyo cyo bita FM cyangwa se frequency modulation yavumbuwe na Edwin Armstrong mu mwaka w'1923 muri 1935. Uyu Armstrong yerekanaga uburyo bwa stereo radio, ariko RCA yobo na David Sarnoff yanga icyo gitekerezo kuko yibandaga kuri televiziyo. Armstrong yaje gukorana na General Electric, maze mu 1939 bashyira ku murongo radio ya FM yitwa W2XMN. Intambara ya kabiri y'isi yahagaritse iterambere rya FM. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, FM yabanje gukendera, ariko abantu bakunda umuziki batangiye kuyitabira kuko yatangaga amajwi asobanutse kurusha AM. Ku rundi ruhande, abashishikajwe n'amakuru n'imikino bakomeje gukoresha AM kuko imirongo yayo yageraga kure cyane mu cyaro, naho mu mwaka w'2025% byabumvaga radio bari barahisemo kumva FM. Mu mwaka w'2000 radio yatangiye gukwirakwizwa binyuze ku murongo wa internet cyangwa se ibyo bita online radio. Ikinyamakuru nka BBC, World Services na Voice of America byatangiye gutambutsa ibiganiro byabyo hifashishijwe podcast. Mu mwaka w'2010 habayeho satellite radio nka Sirius XM, naho abantu bagura serivisi yo gutega amatwi ibiganiro bitandukanye nko kwishingikiriza kuri antena zisanzwe. Mu 2014 u Rwanda rwageze kuri digital radio, ivanaho uburyo bwa kera bwa AM, igatuma abantu bumva radio mu bwiza buhanitse cyane. Ni nadutsoreje iki kiganiro kuri Mwa Media TV, mbifuriza kugira impagaritse n'ubugingo, amahoro ndetse n'amahirwe. Yenda senga Claude nk'ibisanzwe, tuzasubira ubutaha mu kiganiro nk'iki. Mube hafi mu bice bikurikira, aho tuzakomeza gusobanura amateka y'ibintu runaka, ha amateka y'u Rwanda, ay'ahantu ndetse n'ibintu, n'uruhare rwayo mu kurwubaka uyu munsi. Ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa nicyo twazagarukaho ubutaha, watwandikira muri comment section munsi y'iki kiganiro.